gukuramo iyi video niba ushaka amafaranga y'ubunani. Guys, ibi bintu mubyumve, ibi bintu birizewe, ntabwo ari scam. Ndabizi ibintu byose muhita mukuramo video mukwihuta, ariko nureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, uraba wamaze gusobanukirwa uburyo ugiye kwakira inote y'ibihumbi 3 kuri account yawe ya mobile money. Niwumva ibintu ngiye kukubwira muri iyi video, urabona nyuma yuko maze gutanga Facebook account yanjye, urabona nakira ibihumbi 5. Uyu nguyu wari wamaye account ye ahita ahabwa ibihumbi 3. Ushaka wanahamagara ino nimero ye ukamubaza akakubwira kuti birizewe 100%. Nimero na yindi ni 0794 iyo niyo nimero nkoresha kuri WhatsApp niba ufite Facebook account yujuje ibi bintu ngiye kukubwira. Facebook account imaze imyaka byibuze 4-3 yo kuva muri 2022, 2023, 2024 kugeza kuri umunsi wa none 2022 tugiye ukabakaba umwaka wa 2026. Facebook igomba kuba ifite poste 15. Poste nimvuga poste na amafoto wa postinzeho. Uruvuga ngo ayo mafoto wa postinze agomba kuba byibuze yarapostinzweho 2022 byibura 2023 na 2024 na 2025. Nubyumve buno ngo uhite uyapostingaho direct. Icyo gihe nicyo kigombwa kuba ayo mafoto warayapostinzeho. Ikindi ugomba kuba uzi password na namba wayifungurijeho, cyangwa se niba ari email ugomba kuba uzi email wayifungurijeho. Ibyo byose iyo ubizi unyandikira kuri ya nimero murasanga muri description, ndanayishira no muri comment, uhita unyandikira inbox. Hari abantu bumva nabi bakumva ko iyo umuntu avuze ngo mwandike inbox abagiye kubasikama. Ntabwo ari scam, ugiye na amafaranga yawe ndakwaka account yawe Facebook, nikunda nkohereze ibihumbi 3 kuri mobile money yawe direct. Ntabwo ngenda kubwira ngo mama faranga ngo kugira bikunda, ahubwo ngenda guha amafaranga nibikunda. Ntabwo ari nk'abandi bavuga ngo uyi business ngukora mu 20 ku munsi. Birani scam guys, mujijuke, muba abantu bajijutse. Amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda aravuna, ntihagizagira umuntu ukubwira ngo reba video ngo winjize. Ibintu byo kureba video kwinjiza ni scam. Ureba video nkande se uri kwinjiza iki? Ahubwo ibi ngibi nukuvuga ngo ukuntu Facebook account ushobora kuvuga ngo twungukira he. Nuvuga ngo iyo tumaze gukodesha Facebook yawe account, ahantu twungukira twamamarizaho utuntu nyine. Urabona ibigo bikomeye byamamarizaho nk'amahoteli, bikamamarizaho ibintu by'ibiribwa, ibintu by'amatelefoni, mbese ibintu bijyanye no kwamamaza nyine ama ads. Abazi YouTube bazi ads, na TikTok habaho ads nyine, kugira ngo iyo uri mu bihugu byemerewe guhembwa na TikTok cyane YouTube ubona ads. Izo ads rero nizo zicishwa kuri account yawe ya Facebook, noneho ukishurwa. Ikindi ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo bihumbi 3 ubifata ukimara kweme account yawe, iyo ikimara gukunda uhabwa ibihumbi 3. Noneho nyuma y'ibyumweru 2 ugenda uhabwa ibindi bihumbi 4 kuri ya account yawe ya mobile money. Uduha nimero tukakwishuriraho. Ni ukuvuga ngo urabona nk'uyu nguyu yamaye nimero mitanya mwishura iyi nimero, nyuma y'ibyumweru 2 azakiraho ibindi bihumbi 4 kuri account ye ya mobile money. Ibi bintu byumve kandi unabisharinge inshuti yawe ko birizewe. Aho tugeze ndakeka ntago ndagije video, ndacyakomeje, ariko mbere yuko dukomeza likinga YouTube channel nk'ibisanzwe aracyari Uziye Tech Media. Guys, ndakwihanangije kanda subscribe, liking video. Igitekerezo cyanyuganizi aho bisangwa ni muri comment nk'ibisanzwe. Nibyo bintu bidufasha gukomeza kugira ngo twubake umuryango mugari wa Uziye Tech Media, kugira ngo abantu bakomeze babe benshi. Noneho nawe ikindi, wewe urebye video nawe ubwawe wahita ubibyaza umusaruro. Ushobora kuma Facebook yawe account nkakwishura, noneho ukamindi yundi muntu runaka tukamwishura, ariko nawe ukabonaho komisiyo kuko ari weho wamuturangiye. Nawe ushobora gukoramo amafaranga muri ubwo buryo, mu buryo bwo gushaka Facebook account ukaziduha ukabonaho komisiyo. N'uburyo bwinshi wagenda ukoreramo amafaranga
kuri iyi ukabyaza Facebook yawe account. Hari abantu baba bazifite barabuze icyo bazimaza, gucata byabarambiye, ariko nubundi wiri gucata igutesha umutwe, abantu bagutukiraho. Ubu ngubu guhera uyu munsi yibyazemo amafaranga. Nyandikira nonaha ubundi utangire wirire amafaranga. Nonaha ngaho urebye iyi video itunyandikira, ejo ni kubunane, ubundi mu gitondo amafaranga utya yakugezeho, wirire ubunane umeze neza. Ndakeka hari igihe wari kuva ati amafaranga ndayakura ko ndi kubona ibintu byagoranye, ariko nunyandikira Facebook yawe, ikintu cya mbere ubwongo gukora ni ukumanza gutegereza, ni ukwihangana, kuko bitwara igihe byibuze nk'amasaha 10. Ntabwo ari amasaha 10 mvuze wenda ngo ubu online, wewe duwa Facebook account ukagumaho, tukayitanga igacekingwa na company ikareba ko bya bindi byose nakubwiye ibyujuje. Noneho nyuma hari code bohereza, nyine iyo code bayohereza kuri nimero cyangwa se kuri email baba baguhaye. Iyo email icyo ukora, iyo email yawe ujya muri Gmail ukatubwira ya code, cyangwa ukajya kuri muri namba ya code bayohereje ukayitubwira. Warangiza kuyitubwira, noneho igikurikira uba completed. Ukimara kuba completed ndabikubwira ati byakunze, ugategereza. Nyuma y'igihe runaka ujya kubona namba yawe ya mobile money, ugategereza. Nyuma y'amasaha runaka ujya ukabona SMS y'amafaranga urayakiriye, nkuko uyu nguyu yayakiriye. Hari abantu rero twaba turi gukorana, icyitonderwa iyo turi gukorana ntabwo ubukongo guhita ucika intege umva ati ngo yambeshe, kuko kubona navuye online kuriya tuba tugicekinga account. Byibuze jya utegereza amasaha 28 ku masaha 28. Amasaha 28 nashyira tutari twakwishyura, uzamenye ko twakubwiye ngo byakunze. Nitukubwira ngo byakunze hagashyira amasaha 28 tutakwishyuye, haba harimo ikibazo. Ubundi amasaha ntabwo hajya arenga amasaha 10. Amasaha 10 rwose ntabwo hajya arenga, nayo ni menshi. Nubundi ni amasaha 5 gutyo amafaranga bayakugezeho. Niba wumvishe rero ushaka kudukodesha account yawe, cyitonderwa yuko dukodesheje account nuba wemerewe gusiba poste za posting na company gama ads nakubwiye gacishwa yo kwamamaza. Nugira ikibazo ntabwo ari ama ads y'urukozasoni, na ama ads y'ibintu bijyanye byemewe n'amategeko byiza cyane, kwamamarizaho ibiryo, amahoteli. Urumva ni ibintu byiza bitakangiza izina ryawe. Rero twandikire tugufashe, ibindi uzabimenyera muri inbox. Duhita twandika amategeko n'amabwiriza bahari, duhita tuyakopiya tukayakoherereza, ukayasoma yose ukamenya uburyo ugiye gutwara account yawe. Iyi company izamara igihe kingana n'amezi 6. Urumva amezi 6 uzaba umaze gusaruramo byibuze ibihumbi bigera muri 40 duhereye umunsi. Ngwino tugufashe nawe utangire ukorere amafaranga. Nimero ni ya yindi 0794444512. Urayisanga muri description, urayisanga muri comment ya mbere y'iyi video, nimwe urayisanga. YouTube channel rero nk'ibisanzwe ni Uziye Tech Media. Wibuke kurikinga iyi video, wibuke gukanda subscribe. Igitekerezo cya nyunganizi ni muri comment. Ntanshoreje video y'uyu munsi, nyandikira inbox ngufashe wirire ubunane urangize umwaka umeze neza mu mufuka.